umuntu ajya gukura yaraciye mu bintu byinshi akababara akishima, ariko hari igihe unyura mu kintu gikomeye, icyo gihe nibwo ubona ko Yesu none hari kumwe nawe, agukunda, akwitayeho. Rero nafashe ibintu byose nagiye nyuramo, nyine ayo magambo nzamo cyane, nyine nkabona ko Yesu ari kumwe nanjye, bigatuma natakwigunga cyangwa se ngo nihebe cyangwa se ngo mbe nakwibaza ngo ejo bizagenda bite, bigatuma numva nyine muri njye mfite icyizere cy'uko ejo hanjye hazaba heza. Abato n'abakuru twese duhuriye mu nzu ya Data, tuzanyishimye, igitamo cy'ishimwe yuko turamahoro, kuko Uwiteka yatubereye maso. Ninde utagushima igihome cyanjye, umutima wanjye wuzuye ishimwe, umbere ihumure mu gihe nihebye, nacyo nzaba ndi kumwe nawe. Yesu wacu aradukunda, Yesu wacu atwitayeho, aduha amazi y'ubugingo tukanywa tugashira inyota. Ijuru habaye inama yo gucungura umuntu, kuko ikiremwa muntu kigiye kurimbuka, nuko umwana w'Imana aritanga kuza aba igitambo cy'isi yose, turamwa ubugingo, n'umunyambabazi nyinshi, yuzuye urukundo rwinshi, yaduhaye agakiza k'ubuntu kubyemera wese. Mbega umunsi ushimishije w'umugisha w'amateraniro makuru, duteraniye hamwe turamya Imana, tuyishimira ibyo yakoze. Ndabasuje bakunzi bambana nayo TV, amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose, abadukurikiye bari muri iki gihugu ndetse n'abadukurikiye bari hanze yacyo. Ndizera ko mumeze neza, kandi n'abatameze neza Uwiteka barambikeho ikiganza cye gikiza, maze mumere neza, maze mukomeze kuryoherwa n'ubuzima, mwumva icyanga cy'ubuzima. Imbere yanyu rero muri kuhareba abakobwa bameze neza, bakeye, basa neza. Tubahaye ikaze kuri Mbana Nayo TV. Murakoze cyane. Yego, reka dutangirire kuri wowe ufite mikrofone. Bakwita Gisubizo Sikia. Bakwita Gisubizo Sikia. Sikia ni muntu ki mu magambo makeya? Sikia ni umuntu usanzwe nyine yo gucisha make. Yego, urakoze cyane. Uririmba irihe jwi? Soprano. Ya, urakoze cyane. Waduhera mikoro ukurikiyeho nawe akivuga? Yego, ibwira abadukurikiye. Njyewe nitwa Niyobyiringiro Sifa. Ndi umuntu ucisha make, ndirimba soprano, ndi umumama. Urakoze cyane. Twagiye. We bakwita? Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Irasubiza Scholastique, nkaba ndirimba ijwi rya ruto, nkaba ndi umuntu usanzwe umukristo muri make. Hari amakorali menshi mukunda agiye atandukanye, ayo makorali ni ayahe? Way of Hope, Ambassadors, yego, Bakurikiye Yesu, yego.
n'ayandi. Okay, urakoze cyane. Mugiye kuturirimbira indirimbo kuko abakurikiranye ikiganiro kuri Mbana Nayo TV bari kubona ko turi kumwe n'abakobwa, ariko aba bakobwa bakaba baririmba, ariko bakaba bagiye kuturirimbira indirimbo za korali bakunda. Indirimbo ya korali mwiyumvamo cyane ni iyihe? Ambassadors na Way of Hope. Okay, murakoze cyane. Reka rero noneho muturirimbire igice na refre cya korali ya Way of Hope. Ngira ngo ni ya hano i Remera mu mujyi wa Kigali, noneho kugira ngo ababakurikiye babashe kubumva. Tubahaye ikaze, noneho mwaturirimbire. Ninde utagushima gihome cyanjye, umutima wanjye wuzuye ishimwe, umbere ihumure mu gihe nihebye, nacyo nzaba ndi kumwe nawe, nzaguma aho ku birenge byawe mwami, nzaguma ku musaraba wawe, munsi y'ibirenge byawe niho mbona ubuhungiro, dore umuraba ni mwinshi atari wowe narohama, mukiza we fata ukuboko ko ngenda kwinginze, ubane nanjye unyambutse iyi si ihuje umwijima, bisha mu mababa yawe unsindire byose, sindaze kukurekura utamaye umugisha, bamara no mu gihe umpaye sinzakuva iruhande, bana nanjye Yesu we, bana nanjye ntundeke, mu mababa yawe niho honyine hari ubugingo, fata ukuboko ungezeho ku musaraba wawe, kuko niho hari inkomoko y'intsinzi ku bubisha bwose. Reka tubashimire ku ndirimbo nziza bamaze kuturirimbira y'Ambassadors ndetse na The Way of Hope, Shimwa Gitare ndetse no ku birenge bye y'Ambassadors of Christ. Rero Imana ibaha umugisha. Rero kugira ngo tubashe kumva no gusobanukirwa amajwi yanyu, turifuza ko buri muntu wese yaturirimbira byibuze akarefure k'indirimbo kakorali akunda, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza, buri wese twumva ijwi rye ku giti cye aririmba, maze abadukurikiye babashe gusobanukirwa ngo uwaririmbaga ruto nuwuhe, soprano nuwuhe. Reka dutangirire ni ku gisubizo Sikia. Igisubizo Sikia. Okay, watubwira noneho indirimbo ugiye kuturirimbira. Njye ndimo ngiye kuririmba ni ya Ambassador Junior Choir, bita umwami ukomeye, ndayikunda cyane. Uwayoboye Abisiraheli n'umwami ukomeye, abamwizeye bambutse inyanja itukura, bagera aho basezeraniwe amahoro, ubu afite ubushobozi mu mwizere, izo nkuta zikomeye zizagwa n'ukuri. Mu ijuru habaye inama yo gucungura umuntu, kuko ikiremwa muntu kigiye kurimbuka, nuko umwana w'Imana aritanga kuza aba igitambo cy'isi yose, turamwe ubugingo, n'umunyambabazi nyinshi, yuzuye urukundo rwinshi, yaduhaye agakiza k'ubuntu kubyemera wese. Mu ijuru habaye inama
yo gucungura umuntu kuko ikiremwa muntu kigiye kurimbuka. Nuko umwana w'Imana aritanga kuza aba igitambo cy'isi yose, turamwe ubugingo. N'umunyambabazi nyinshi yuzuye urukundo rwinshi, yaduhaye agakiza k'ubuntu kubyemera wese. urakoze cyane. Iyo ndirimbo ni iyihe korali? Ambassador Junior Choir. Okay, urakoze cyane. Twakurikira kuri niyo Byiringiro Sifa, waturirimbira indirimbo. Wowe watubwiye ko ufite n'indirimbo nyinshi wagiye wandika ku giti cyawe wifuza kuzasohora, waturirimbira imwe mu ndirimbo yawe? Yego murakoze. Indirimbo imwe yanjye, indirimbo ikunda kunzamo ni ivuga ngo Yesu wacu aradukunda. Yego. Kuko ibyo adukorera ni byinshi, twaba tubabaye twaba twishimye igihe cyose aba ahari. Yego. Niyo mpamvu nkunda iyo ndirimbo cyane mu ndirimbo zanjye zose. Yego. Niyo ikunda kunzamo akenshi. Yego. Iravuga ngo Yesu wacu aradukunda, Yesu wacu atwitayeho, aduha amazi y'ubugingo tukanywa tugashira inyota. Yesu wacu aradukunda, Yesu wacu atwitayeho, aduha amazi y'ubugingo tukanywa tugashira inyota. Mugenzi wanjye wumva nkubwire, ntukajye wiheba ngo wiganyire, kuko mu ijuru wa Yesu niwe uzagukiza byose. Yesu wacu aradukunda, Yesu wacu atwitayeho, aduha amazi y'ubugingo tukanywa tugashira inyota. Uwo Yesu wacu aradukunda, Yesu wacu atwitayeho, aduha amazi y'ubugingo tukanywa tugashira inyota. Urakoze cyane. Namwe murakoze. Iyi ndirimbo ko ari nziza cyane. Ujya kuyandika washingiye ku gitekerezo cyaje gute kugira ngo wandike iyi ndirimbo? Impamvu igitekerezo cyanjemo kuyandika, umuntu ajya gukura yaraciye mu bintu byinshi, akababara, akishima, ariko hari igihe unyura mu kintu gikomeye. Icyo gihe nibwo ubona ko Yesu none hari kumwe nawe, agukunda, akwitayeho. Rero nafashe ibintu byose nagiye nyuramo, nyine ayo magambo nzamo cyane, nyine nkabona ko Yesu ari kumwe nanjye, bigatuma natakwigunga cyangwa se ngo nihebe, cyangwa se ngo mbe nakwibaza ngo ejo bizagenda bite. Bigatuma numva nyine muri njye mfite icyizere cy'uko ejo hanjye hazaba heza. Niho rero nahereye mvuga ni ayo magambo akajya ngarukamo cyane, mpita nyandika, noneho nshakishwe. Uri umuhanga cyane. Iyi ndirimbo numvishe irimo ubuhamya, irimo amagambo meza kandi yubaka, ni nziza cyane. Murakoze. Turagushimiye cyane hano kuri Mbana Nayo TV. Imana iguhe umugisha. Yego namwe mubona. Reka twakire, harya watubwiye ngo ni Sikola? Irasubiza Scholastic. Okay. Scholastic akunda iyihe ndirimbo? Mbega umunsi ushimishije w'umugisha w'amateraniro makuru, duteraniye hamwe turamya Imana, tuyishimira ibyo yakoze, atwongerera imbaraga z'itamuka, akagura imibereho yacu.
twegereza impumeko yo mw'ijuru n'ivugurura n'imbaraga. Abato n'abakuru twese duhuriye mu nzu ya Data tuzanye ishimwe, igitamo cy'ishimwe yuko turi amahoro, kuko Uwiteka yatubereye maso. Mbega umunsi ushimishije w'umugisha w'amateraniro makuru, duteraniye hamwe turamya Imana, tuyishimira ibyo yakoze. Aze twitabira aya materaniro, twitabe tuvugane na Yesu, tuzahabona ibyiza biruta ibindi mu nzira yacu ya Gikristo. Abato n'abakuru twese duhuriye mu nzu ya Data tuzanye ishimwe, igitambo cy'ishimwe yuko turi amahoro, kuko Uwiteka yatubereye maso. Abato n'abakuru twese duhuriye mu nzu ya Data tuzanye ishimwe, igitabo cy'ishimwe yuko turi amahoro, kuko Uwiteka yatubereye maso. Igitabo cy'ishimwe yuko turi amahoro, kuko Uwiteka yatubereye maso. Urakoze cyane. Reka tubashimire kuba mutugejejeho indirimbo mukunda kandi nziza. Imana ibaha umugisha. Ndizera ko abadukurikiye kuri Mbana Nayo TV bazishimira kino kiganiro, ibintu bikarushaho kugenda neza, nabo bakumva barabikunze. Tunararikira n'abandi bifuza kuzajya baza bakaririmba bakagaragaza impano zabo ko ari karibu hano kuri Mbana Nayo TV. Dusoza, buri muntu afate mikrofone noneho atubwire ubutumwa yagenera abakunzi ba Mbana Nayo TV. Murakoze cyane. Mbere na mbere ndagushimira abatwikiriye kandi mbashishikariza no gukomeza badukurikira kuri Mbana Nayo. Rero ikintu nababwira nabagira inama, mujye mukunda kuririmba, ni byiza cyane, birigisha. Indirimbo zirimo amagambo meza, iyo witonze ukazumva uriga kandi bikakuruhura ukumva umeze neza. Ariko nimba uba wumva mu mutima wawe utekereza ko kuririmba ati ni ibiki se, uragenda uririmbe ukumva nyine ni ibintu bisanzwe. Mbega muri make ukitinya ngo si ufite ijwi ryiza ngo abantu babyumva bate ndirimbye, ya mbega uri kubatinyura nabo, buri wese ukagerageza ajya aririmba. Murakoze. Njyewe ikintu nabwira abantu, ikintu cya mbere naheraho mbabwira ni ukujya bakurikirana ibiganiro kuri Mbana Nayo TV, bakakanda subscribe na comment na like and share, bakajya badusupotinga, bakatuba hafi nk'abantu bacu. Murabibona tuje hano vuba, mukaduha courage natwe yo kuba impano yacu yagera kure. Ikindi kandi nabwira abantu, umuntu, ikintu nabonye cyo kuririmba gituma umuntu atarakara. Umuntu ashobora kukubwira nabi mwari muhagararanye, kumva wagenda watuza wazamura akarimbo kaba ari ako mu gitabo
yaba ari yawe kujemo ya nabi yakubwizanyaga ihita ishira. Hari n'abantu bashobora kubwirana nabi bari kumwe mu nzu, yasohoka yagaruka bakamerana neza bitewe n'iki no kwa kwiyumva muri we ko ikintu kimara umujinya. Kuririmba buriya birafasha. Hari uwahita atekereza ati ngewe ndakaye ntabwo nashobora kuririmba, ariko iyo udafokasinze kuri ibyo ngibyo akubwiye cyane, wowe nubiha umwanya ukabyirengagiza, ahubwo ukumva muri wowe hajemo umuti yo kuririmba, biragufasha bigatuma wa mujinya ugenda. Ikindi kandi kuririmba byirukana abadayimoni. Niyo impamvu kuririmba byirukana abadayimoni, niyo mpamvu na Dawidi yararirimbaga, yakundaga kuririmba cyane. Uyu muntu ukunda kuririmba cyane muzabirebe neza, iteka ahora yishimye, muri we ahora yumvamo amazamuka yo kuririmba. Yewe ikintu nababwira, ikintu cya mbere umuntu nakora akaza ntukamutindeho, jya uririmba, kuko byirukana abadayimoni, bituma wa mujinya wari ugiye kubika muri wowe ushira. Murakoze. Ndabona muzi no kuganira, ubutaha tuzabatumira mutuganirize ku bigendanye n'urubyiruko n'inama mwabaha noneho nk'abakristo, dore ko urubyiruko muri iki gihe ruri kwiyandarika, abandi bishora mu ngeso mbi, ugasanga nyine bari kwitwara nabi. Noneho tuzabahamagara muze mugire inama urubyiruko. Turishimye cyane kuba mwabanye natwe. Reka twakire na Sikiya maze atubwire nawe icyo yabwira abakunzi bakurikiye Mbana Nayo TV. Icyo nabwira abakunzi Mbana Nayo TV, mukomeze mujye mubana natwe, mugawe nyine kudusapotinga, tukoza kubana natwe muri ibiganiro byacu. Byinshi bagenzi banjye bivuze, numva nta kirenze kuri ibyo. Mubane natwe kandi turabakunda. Bye bye. Sawa sawa, Imana ibahe umugisha.